turabasuhuje kandi tunabaha ikaze hano Kimisagara. Ubu duhagaze Kimisagara, aho umuntu aba yitegeye umujyi wa Kigali wose. Aha Kimisagara ntabwo nje kuhabereka inzu cyangwa se ikibanza, ahubwo nje kubasobanurira ahantu muri site tugiye kubazaniramo ibibanza bihendutse kandi biguze amafaranga make rwose, biri available ku bantu bagiye batandukanye kandi biri mu buryo bwiza bwa site. Murabona ko ariho uyu munsi twakoreye urwo rugendo, nubwo turi hano Kimisagara. Muri kubona turi Kimisagara, turi kwerekana hejuru hariya mu mujyi ku irebero. Ni ukuvuga ngo ahantu tugiye kubereka ibibanza ni ahantu uciye Karuruma ukazamuka ku Itaba, mbese ubwo uba uvuye mu Makahwa uzamuka hejuru ku Itaba. Kuri moto uvuye Nyabugogo ni 1000 cyonyine. Nawe ibaze ahantu hari site nziza kandi iteretse ahantu heza, aho ushobora gukoresha amafaranga 1000 kuri moto, 1000 kuri moto kugira ngo uhagere. Ni ahantu hafi cyane, gusa si mu karere ka Gasabo, ni akarere ka Rulindo. Si akarere ka Gasabo ariko ni akarere ka Rulindo, ariko gakora gasa nkaho kegereye umujyi wa Kigali, aho kujyayo biba byoroshye. Ni hantu umuntu ashobora kuba yakubaka bitamugoye, kuko icyangombwa nabajije numva gisohoka, iyo ugiye kugisaba gisohoka mu nyuma y'ibyumweru 3, kiguhagaze uko numvishe ni muri 300 gutyo, ukubaka inzu yagenewe muri ako gace. Ni ukuvuga ngo ni ahantu heza, tusa nkaho twabarambagirije, ni heza cyane. Mbese murumva ko iyo tuvuga ahantu ko ari heza dushingira ku matike ahagera uvuye mu mujyi wa Kigali. Icyo gituma twumva ko aho hantu ari heza, tuba tugomba kuhabazanira ibibanza. Ni ukuvuga ngo iyo site ni site ya Rebero, ni imwe mu masite ari kugenda abonekamo ibibanza bya makeya. Gusa nituvuga amafaranga makeya wumve ko ari makeya bitewe n'igihe ukoresha ujya mu mujyi wa Kigali cyangwa se uva mu mujyi wa Kigali. Ni igihe gito cyane. Kuri moto ishobora kuhakoresha iminota igera ku 10 kugira ngo uhagere muri Mayange. Ku bantu bahazi, ni ahantu heza cyane, ntabwo ari mu Bugesera, ahubwo ni mu karere ka Rulindo. Ni ahantu heza cyane, ni ahantu heza cyane, heza. Mbese amategeko ahagenga ni amategeko yo mu karere ka Rulindo, ntabwo ari aya Gasabo. Kubaka bisa nkaho byo byorohejwe. Ni ahantu hatuwe, ni ahantu ikibanza cyaho gihagaze miliyoni 18, ariko tukaba twahabazaniye shuwadiri. Murabizi yuko nta hantu dushobora kujya ngo tureke kuhashaka shuwadiri. Shuwadiri ihari rero ni ikibanza gihagaze miliyoni 5 cy'umuntu wifitiye impamvu. Nkihagera bahise bansanganiza amakuru y'umuntu ufite ikibazo, ashaka amafaranga make cyane, kuri miliyoni 5 akaguha ikibanza yiguriye kimuhenze, ariko we akaba ari kugitanga ku giciro cyo hasi cyane. Icyo kibanza ntabwo kiri buze gutinda ku isoko. Uko nabibonye kiri ahantu heza mu makadasiteri, ni ahantu hatuwe heza. Muraza kureba amavideo nagiye nshyiraho, muraza kubona amavideo nakoreyeyo. Ni karitsiye nziza cyane, aho kaburimbo kugira ngo ihagere biri gusaba iminota mike cyane, bayicumbikiye hafi
barenda kuyikomeza kuyizamura kugira ngo bayihageze. Ni ibintu bigaragara, nawe uhageze wabyibonera n'amaso yawe. Rero aho hantu nkwifurije kuza kuhagura ikibanza. Dukoreye video hano ariko ntabwo twari tugamije kubereka imari za hano. Nibiba ngombwa tuzagaruka hano tuhabereka imari, ariko aha ntabwo ariho twari tugamije kuza kubereka imari. Aha ni Kimisagara, turi hano mu murenge wa Kimisagara, ntabwo ariho twari tuje kubereka imari. Mu karere ka Nyarugenge, aha turi mu karere ka Nyarugenge. Murakoze kandi turabashimiye, mugire ibihe byiza.